Rwanda was popping Kigali nizere komeza fresh sana kandi biri gucamo ikaze muri one on one episode yindi kandi ladies and gentlemen boys and girls ngiye kuba hostinga nde this guy ni gitangaza cyane ibiri Rwanda since day one afite ubwiza bwenge butangaje papa wa byose ubona bijyanye n'imyidagaduro dancer delivery itangaje ubwiza bw'ubwenge buri hejuru cyane afite ibintu yakoze yatangiye kandi azanakomeza igikundiro cy'abanyarwanda ameze nk'ibirango by'igihugu n'umutungo n'essence n'ubutaka ni nk'uburezi kuri bose ladies and gentlemen boys and girls make some noise kuri Titi Brown. Hello sir. Ariko mbega umukoyi we, how much did I pay you to say that, man? By the way, thank you. Ibyo bintu ubwo bwiza nsabiye bungeho mba. Yeah. Ikaze muri one on one. Thank you so much. Yes, one on one ukuntu bimeze mba nateguye amafoto y'abantu uzi cyangwa se utazi. Iyo muzi uvuga izina ryawe nyizwe mvuga ibintu bitatu. Niba utamuza bitubwira tukorosha kugenda tumenyana. Ibi kabisa. Tubikore? Let's do it. Anyways, mbere ko tutangira kuvuga ku bantu ariko nagusanze ari Kigali Universe uri gukina agapira nabonye nakazi. Umupira nyine umuntu abagerageza gukora siporo kugira umuntu atazabyibuhira mu rugo. Yeah. Nta yindi mpamvu ya siporo? Nta yindi kabisa, ni siporo n'ubuzima, nta yindi mpamvu. Uyu muntu yitwa Jay Suize Kasuku Medi. Ibintu bitatu. Ikintu cya mbere muziho nuko twatuye muri quartier imwe kera mbere yuko yimukira muri Amerika. Agira ukuri kwinshi, kandi ikindi kintu nanamukundaho nuko atajya ahereza umuntu nyine wataka igihugu cyacu. Biri mu bintu bya danje mukundaho ngewe, ibirenze ibindi ngewe ewana ntabwo yaguhereza nyine watatse igihugu cyacu, kandi which is good. Biri mu bintu buri munyarwanda wese asabwa nyine tu. So yeah. Irene ni umunyamakuru mwiza, icyo ni kimwe. Akaba nawe agira umutima mwiza, urumva, kandi akaba ari umuntu wita ku bikorwa bye nyine tu. Yeah. Abantu nyine bakunda kubaza ko kubera iki ngo tugeze ku mubyeyi wacu nyine like biragora kubona umuntu amagambo yamuvugaho, gusa ni buri kimwe kuri twebwe nk'abanyarwanda dukeneye mu buzima bwacu nyine tu. Ni ibyo ngibyo. Kiramani ke dadisi. Kiramani rero ni inshuti nziza. Burazi kuba inshuti nziza, iyo mwabaye inshuti akubera inshuti nziza. Ni umuntu ukunda amahoro. Ntabwo ari umuntu nyine ukunda nyine urwaserera n'abantu, kandi nawe agira umutima mwiza. DJ Mburiane, ngiye ikintu cya mbere kwanza ndamukunda mani. Buriya Briane abantu batabizi ni umwana mwiza shaho. Briane ni cyana cyiza byatari cyane ngiye ko muzi noneho kera aranabizi. Ngiye muzi kera byatari yakujyaga akunda kuza Top Chief, ubwo nimba mbivuza arabyibuka. Yewana ngiye muzi imbere nyine agitwite atarabyara nyine umupeti wiwe nyine. Ikindi muziho nawe ni umwihirinzi. Ni umwihirinzi, ndumva ari ibyo. Uncle Austin rero ngiye kirenze ko muze ko ari umunyamakuru, nta kindi kintu cya danje muziho. Afite na restaurant, ni n'umuhanzi, afite na restaurant. Ni ibyo ngibyo. Kate Bashabe, right? Kate nyine ni Kate, nta bindi bintu muziho pe. Sibyo nyine biramba mbona wenda ejo bundi yapostinze imbwa nyine abantu bagasara. Nyine ntago ubuzima bwe Kate burimo imbere cyane, ntago bushyira hanze, ntago muzi ibintu byinshi. Waboys Waboy yitwa Yamano nyine, Waboy niko yiyita. Yamano, he's talented guy.
umwanditsi mwiza, nawe ni umwihirinzi tu. Taiga The Ben ni umubyeyi, akunda abantu, agira n'impuhwe, agira n'umutima mwiza Taiga kabisa, mu buzima bwe busanzwe. Israel Mbonyi rero nawe ni umuhanzi mwiza wa gospel, nta kindi kintu kindi njya mumenyaho kabisa. Mukoboyi nawe yibera mu buzima bwo mo imbere, nta bintu bya danje muziho, ni icyo ngicyo, kandi akora n'ibintu bya danje tu. Tesi Joli, umukobwa ngenda namutinya. Joli ndamuhaba, ntago turahura na rimwe, ariko mamona duhuye namurebera kure nyine, kubera ko she's very serious, n'uburyo avuga, afite ubwenge bwinshi cyane, kandi n'umukobwa witekerejeho by the way. Ish Kevin nyine nawe ni umurara wa fresh nyine, urumva nawe ukora ibintu bya danje, ni ibyo ngibyo, nta bintu byinshi muziho. Riderman, igisumizi ni ikintu ngo muziho, nyine of course nawe ni umuraperi wa danje, ukora ibintu bya danje, kandi nawe utajya ujya mu bintu by'amatiku. Yego. Knowless Kabebe, nawe ni umuhanzikazi mwiza watumye abakobwa bitinyuka, urumva, yereka nyine igihugu cyose n'amahanga ko mu Rwanda nyine umukobwa nawe ashoboye kandi yaririmba kandi bikamubyarira umusaruro. Buriya Knowless agira vibe ku muntu nyine yabashije kwisanzuraho, na akanya gato twabonanye, ni umuntu mwiza nyine uganira. Mbere nari nzi ko ari umuntu nyine nawe uhora umeze gutya, ariko ari hambo cyane. Yego. Shushu be Semuhungu rero nawe yigirira umutima mwiza, nicyo kintu muzo pe, nawe yigirira umutima mwiza, nta mutima mubagira. Dumba Ruhara rero, Ruhara burangiye turi inshuti nyine mu buzima busanzwe, nyine buriya turavugana cyane. Nawe ni umwana mwiza, urumva, usapotinga abasani, yaba akuze nyine kuzamura atakuzi, biri mu bintu muri karite nziza afite. Ari no mu bantu nyine bagira ukuri kwinshi, kugeza ajya avuga ukuri nyine akanarengera akanatukana, ariko byo nabonye yarabyihannye, ariko yarabyihannye nyine. Ni umuntu nyine kubera ko nagira umutima woroshye, nawe arababara cyane akabyegereza umutima, ariko muri rusange he's a good guy kabisa. Kivumbi King, ni umusani mwiza, harya Kivumbi King, ariko udahabwa amahirwe cyane ngo yigaragaza, ariko n'umuhasana urenze. Ariko nizera ko byatangiye, namubonye muri Iwacu na Muzika. Element se Mugisha. Element rero ikintu cyo namuvugaho, buriya njyewe I respect this guy. Element buriya ari mu bantu bakundishije umuziki w'Abanyarwanda. Sinzi iki kintu, ejo bundi hari umuntu twari turi kukiburaniraho, ariko nyuma ndabimusobanurira yumva nibyo. Ni ukuvuga ngo Element ni umuntu waje muri industry, wenda nimba ubyibuka, yatangiye gukora muri Covid. Kiriya gihe mbere ko tujya muri Covid za 2019 kumanura pe, umuziki nyarwanda twarawumvaga, ariko wasangaga ntago nyine, nta muntu wagenda mu modoka yumva indirimbo zo mu Rwanda. Wasangaga twishyiremo Abagande, Abarundi, Abatanzania, ariko man Element aza bro,
yaje akubita za saa moya, aza kubita za mikoro za henzapu, abantu twongera gukunda umuziki nyarwanda. Noneho turavuga ati siko bya bintu bishoboka. Nyine yazanye sound nshyashya mu matwi yacu tutari tumenyereye. So rero navuga ko Element ni umuntu wa danje man, ni umuntu wa danje, agombe kuzahabwa credit n'indabo zazihabwe no mujama kabisa. Bazina Murangira Thierry, usura urabizi ko nanjye nitwa Ishimwe Thierry. Murangira Thierry ni umuvugizi wa RIB, akaba ari n'icyamamare by the way. Abajene baramukunda kubera ko akora akazi ke neza. Ibyo icyo namuvugaho. Bose babireba. Theo nari mu bantu byababaje. Theo byaramubabaje ariko oh Lord. Simani kwici ndi guseka. You didn't have to. Ntabwo ngomba gushyiramo Theo man. Man nyine ndamukunda ariko aranashimisha. Impamvu mbasetse ni uko nsigaye mubona kuri live za TikTok ari gushwana n'abakirisitu. Yo, yes we. Oh my god. Man, uko ndize ndetse nkarira bro. Theo bose babireba wallahi. Umukozi w'Imana ariko abantu baramubabaje man. Oh mana we. Tayikusa man. Nyine okay, ni umukozi w'Imana ariko nyine wageze igihe nawe nyine agahura n'ibihe bitamworoheye. Gusa nyine nawe buriya yagize umusanzu kuko nawe Theo ari mu bantu babaye international bwa mbere kandi aririmba gospel. Kuko Theo niyo muhanzi wa mbere wagiye Uganda abantu barapfa. Kandi aririmba Ikinyarwanda. Abantu ntabwo bajya muhinda boze kandi Theo niyo muhanzi wa mbere wabaye international. Ni ukuri niyo yabanje kwambuka man, urumva. Gusa nyine much respect to him nyine, kandi nawe Imana ikomeze ibane nawe nyine mu buzima bwe bwa buri munsi tu. Kenisi ni umunyamakuru, umushoramari, ni umubyeyi, ni n'indwanyi. Urebye nyine aho yagiye ava, yakinnye filime, yararirimbye. Niyo mpamvu nyambwira abantu ati nimukihebe. Kenisi reba kuva muri ibyo bintu byose none afite televiziyo yiwe. So nyine ni inspiration nyine ku rubyiruko, ku rubyiruko nkatwe nyine. Nibyo namuvugaho nyine tu. Fata ku mavuta nyine havuye ibyamubayeho. Ni Gia Fresh nyine tu. Ni Gia Fresh ni umunyamakuru nawe nyine ko nyine yaje kwanga nyine arakosa, ariko nawe ni umuntu mwiza kandi Imana ikomeze imworohereze cyane cyane ngiye ko nyine mbizi uko abamerewe nyine tu. So Imana imworohereze ahantu ari. Christopher nawe nta bintu byinshi muziho, ni umuhanzi tu, nta bindi ahubwo muzi. Ruti Joel umuhanzi mwiza wa gakondo w'umukomedian bro, ino muniga arasetse. Ruti Joel ni umukomediye kabisa, nyine agira vibe nyine, ni umuntu ugira inkuru nyine, aratebya cyane urwenya. Nabuze icyo Kinyarwanda. Ni umuntu ugira urwenya cyane, kandi ntago mu busitari bwe ntago ajya bikabye. Ni nyine uko
uko yari ameze ataramenyekana nuko abayeho yaramenyekanye ntabwo bitandukanye. Ari hambo nawe cyane. Igitangaza Bruce Melody, umusani uzi icyo bita imvune mu muziki, urumva imvune ariko kandi akaba nazi n'icyo izo mvune zibyara nyuma y'uko uvunitse nyine ikintu icyo ari cyo cyose waba uri gukora. Ni umuhanzi w'umuhanga bya hatari, ni umuhanzi ureba kure, kuko buriya Bruce ari mu bantu nyine banteye courage zo gukora, kandi nyine buriya ntago avuga amagambo. Hari umuntu ukubwira ijambo rikaguhindurira ubuzima, nawe rero ari mu bantu bambwiye amagambo amindurira ubuzima, kuko nkeka ko n'ubwa mbere menya agaciro kanjye niwe wakambwiye, kuko njye narakirimingaga kera ababyinnyi nyine baradusuzuguraga, ugasanga nyine bakuzanye kuri seti like bakwirijeho nuriye. Noneho rimwe turi kumwe nyine ndamubwira se kuki mu Rwanda mani ababyinnyi mutajya muduha agaciro, arambwira ngo ku gaciro kawe warakatubwiye twanga kukaduha, genda wihesha agaciro natwe tuzakaguha. Ibyo gusa, iryo jambo rero nyuma yaho byahise bihinduka nyine nanjye mu mutwe nahise mvuga ati se ubundi wamungane, kuko umuntu agenda yicara ndavuga kuko nsanga nta muhanzi ujya unjyana kuri seti ngo mubwire agurire iby'ababyinnyi ngo abyange, nta muhanzi ujya umpa 5 ngo mubwire ngo noneho miciraho 10 ngo abyange. Urumva aravuga ati urumva rero nyine man this guy nyine ni umuntu wa danger tu, ni umuntu wa danger, nicyo kintu nawe namuvugaho bya danger. Rumaga nawe ni umusizi mwiza, bigoye kubona bamwe mu bajene bafite imyaka nk'iye nyine baba bazi ikinyarwanda nk'icyazi. Iyo njya mbwira abantu nkavuga ati Rumaga umwana ya Teresi ntago wahatunguka kabisa. Agira ikinyarwanda niyo ari kuvuga bisanzwe uba wumva ari byiza. So urumva rero ikindi ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, ku bantu batabizi. Buriya Rumaga indirimbo nyinshi z'amahiti zano aba zifitemo akaboko kabisa. And ikindi nawe ni umuntu mwiza, yaranansuye muri gereza. Coach Gael ni umukire nta kindi, ni umukire kabisa. Uyu ninde? Uyu ni umunyamakuru wa siporo. Reka nk'ubwo wabonye nkino umupira rero, abanyamakuru ba siporo barabarika. Uyu ntawe uzi? Ntago muzi kabisa. Gusa ejo bundi twahuriye kuri RBA. Akora kuri RBA, right? Twahuriye kuri RBA. Nigeze no kubona saga ze zo kuri Twitter abantu bari gupostinga, ariko izina rye ntago ndi kurikurura kabisa. Yitwa Lorenzo. Ubwo ngubwo ndamumenye, ntago muzi kabisa. Abanyamakuru nzi nuriya bita Imfura, we turafollowingana, yego, na Clarisse, na Rugangura Axel, na Rugaju. Nibo nzi amazina yabo. Sam Karenzi akora kuri radio ya Sam Karenzi. Ntago nzi izina rye, ariko namubonye kuri cyagiye bafungura radio ya Sam Karenzi. Niho akora kuri Kunseka se. Yitwa Kazungu Clever. Cyane n'ubwa mbere izina ryumvishe. Ntago njya numva imbuga z'imikino man. Papa Sava nawe nawe ni umusizi, avuga ibisigo byiza, ni umwanditsi mwiza wa filime. Nta bindi muziho. Scovia Mutesi Scovia, iyo mugezeho rero uyu mugore ararenze. Nimvuga kurenga nta bindi man, she is very serious,
mu kazi ke, mu buzima busanzwe, ni umuntu ngewe mfata nk'ijwi rya rubanda, ni umuntu wambaye hafi atanzi, mu gihe nari ndi mu bibazo yarahagurutse aravuga, nyine aramvugira cyane, kandi bino mu bintu njya mushimira kubera ko ibaze ko byansanze muri gereza. Aravuga ati wa mumama, kuko urumva Scovia nyine yatangiye gukora cyane, yamenyekanye cyane, ngewe ndi hariya ntago namusize nyine ku mihanda, gusa ndanamushimira cyane kuko n'abantu benshi bamenye kese yanjye ari uko ayivuzeho. Nyine ukuri kwa kese yanjye, urubanza ukuntu rwari rumeze, barumenye kubera uyu mugore. Muramusabira umugisha ku Imana, Imana igikomeza imwagure mu kazi ke ka buri munsi, ikomeze imuteze imbere, ikomeze imuha kubona amakuru menshi yo kuvuga, kandi yagure na televiziyo ye izagere kure. Mama w'u Rwagasabo. Who is this? Rwabutabura, wa mufana wa Rayon Sport. Rwabutabura sikumbwiye, Rwarutabura, Rwarutabura nawe njya mubona imihanda nyine, cyane cyane ku ma TikTok nyine, iyo habaye amamatch nyine ari kuvuga agahinda Rayon Sport yamuteye, ariko hanza Rayon Sport itera agahinda kabisa. None se ni uko video ze nzibona ari kuwanga agahinda ngo banenga agahinda. Nibyo njya mbona tu. Nyakso comedian mwiza, by the way ndanamufana, ariko muri no minsi sinzi impamvu atakiri kuma ibintu bya danje, ariko uriya Nyakso nawe ari mu bantu bankoreye covid kabisa. Naramufanaga cyane. Sari ikindi muziho Nyakso we, nibyo nyine n'umukomedian mwiza, nabirenze nta bindi nzi. Kitoko Bibarwa nawe n'umuhanzi nyine wakanyujijeho, yaduhaye show, nta bindi muziho. Jojo Breezy Kazungu. Uyu nawe ni G yanjye, ni umuvandimwe, ni umuntu dukora umwuga umwe. Akaba ari n'umubyinnyi mwiza tu, nawe wihirinze. Ni ibyo ngibyo. Uwase Muyango nawe ni umuntu uzi icyo ashaka muri no life. Buriya Muyango azi icyo ashaka, ari mu bakobwa bazi icyo ashaka, kandi nabo bitekerejeho, kandi akaba ari n'umubyeyi, kandi akaba azi n'inshingano icyo ari cyo nyine. Nishimwe Naomi rero nawe ni umwana mwiza, buriya ni umwana mwiza, umva agira vibe zimwe zitarabaho nyine, abantu nyine bari close nawe nibo babizi. Yari inshuti yanjye, ariko ubu ntabwo tukiri inshuti, ntabwo tukivugana, sinzi icyabaye. Ariko ikindi nawe nyine ntago nyine akunda abantu bamusagarira. Hanyuma si ifoto urayivugaho iki? Azi ifoto ubundi abantu bayikuye tayiku. Iyi foto rero, ifoto ni ya zamani nyine. Hari 2017, 2017 nyine, mu mashow twajyaga dukora kera tukiri aba teenagers nyine, yo mu high school. Nabaga naje guperforming icyo gihe, nabaga ndi icyamamare, ariko na Naomi nawe yabaye icyamamare kera muri high school. Babaga muri groupe bitaga Fashion Killer. Ubwo nyine warahita abyibuka, nabareba kino kiganiro azatabyibuka. So iki gihe rero nawe yabaga yaje muri izo show nyine, of course twaravuganaga nyine, bahita badufotorana tu, nibyo. Yego. Chris Easy ni umuvandimwe, burangiye nta nubwo mufata nk'umuhanzi cyane, kuko ni umuntu tuziranye imbere yuko nyine aba no mu Chris Easy muzi, and umwana mwiza.
aywana akaba agira nawe brage nyinshi cyane, araserereza na buriya Chris arasererezanya cyane, and akaba nawe nyine ari umuhanga mu bintu akora, haba muri editing, haba mu buhanzi bwe, ari very creative. Nanakomeza no kumwihanganisha ku byamubayeho, kubura umubyeyi mama, ngewe nzi icyo bivuze kuko nanjye byambayeho nyine. So namubwira ati continue to be strong my brother, ibyiza biri imbere. Kevin Kade Papa Gigi umwana w'iwacu i Gikondo, kuvuga ngo Kade nawe rero ibintu muziho aragigira bro, this nigga baba we. Buriya abanyarwanda babona bavuga ngo Kade ngo bamwita ngo Papa Gigi, this nigga bro aragigira, which is good kuri we, kuko buriya abantu benshi abasani bose babaye nka Kade. Umuziki nyarwanda wahoramo competition nyine competition dufite ubu yabirenze iyo dufite. Uyu mutipe n'umuntu utigitira ibintu bye, ni umuntu nimba bizi ko ugomba kumufasha we nka Tycoon, ntabwo ugomba kuryama utaramufasha. Iyo umufashije ubona nibwo ugomba kuryama. So biri mu bintu ngewe by the way nanjye njya mwigiraho, kubera ko ni umusitari kandi akora n'indirimbo nziza, ariko ntabwo ari umuntu ushaka kuryama ngo indirimbo ze ngo byikore. So I'm making sure yuko ikintu yakoze kiba successful, which nyine njya mvuga ko nyine ari best version yiwe nyine kuri Kade nyine tu. So like ikindi nyine umuririmbyi mwiza, buriya n'umuvokalist mwiza Kevin Kade n'ubundi nibyo. So akaba nyine ari n'umwana, ari n'umuntu twakuranye nyine. Nyambo Jessica ibintu bitatu, ubundi ntabwo ngomba kumuvugaho ibintu bitatu, namuvugaho ibintu byinshi, ariko ni umwana mwiza ugira umutima mwiza, akaba ari umuntu ukunda gukora. Shumi yanjye, uyu mwana w'umukobwa akunda gukora, akunda akazi. Ni umuntu ushobora kuva icyango ugarushye ukahita wumva nimba yageze mu gitondo saa 2 akatavuga ati ngiye mu kazi, kumwe ati abandi bwo bacotse akabatereka reka. So nawe nyine biri mu bintu mukundira, kubera ko arakora, ni inshuti nziza. Iyo mwabaye inshuti, kuko ari mu nshuti nabonye umuntu ahemukira agakomeza akakubera inshuti, kandi ibyo bintu bisigaranye abantu bake Tycoon. Muri iki gihe umuntu aguhemukiye nawe atavuga ati nanjye buretse ntabwo birangira gusa nawe agutegera imbere ntabwo byarangira gusa. Rero we niwe muntu nabonye, sinzi ukuntu aremye, nirwa nanamuserereza namubwiye se man ubaye umeze uti. Nyine niyo muntu nabonye abantu bahemukira, koko hahandi umuntu ashobora kumukorera ikintu wowe wacyumva kumva ntabwo wakihanganira, ariko we agakomeza kandi nagakubera umwana mwiza by'uburyarya. Nyine we upfa kuba mvuga ngo wamusabye imbabazi biba birangiye. Niyo utanazimusabye ashobora gushyiramo distance, ariko ntabwo uri umuntu, ntabwo uzasanga ariko kuvuga nabi ahantu cyangwa ariko kwifuriza ibintu bibi. Niyo umusabye serivisi arayiguha. So urumva rero nibyo bintu bitatu namuvugaho. Ikindi nyine Imana kubwiza gusa asa nk'Imana. Uyu ni Tom Close. Tom Close rero ibintu namuvugaho, is a living legend, ni umubyeyi, akaba n'umuhanzi watinyuye abandi bahanzi mu gice cya R&B, akabereka ko byose bishoboka. Akaba ari n'umuhanzi wahaye abandi bahanzi amahirwe, n'ubu akaba akiyabaha, kuko aracyakorana n'abahanzi bakiri batonya, haba muri R&B ndetse no muri hip hop. So kandi ikindi akaba ari n'umuhanzi nubaha, kubera ko ibirenze umuziki ari mu bahanzi bagira discipline iri hejuru. Biri no mu kintu nge mwigiraho, n'undi wese yamwigiraho, kuko buriya akazi kose waba ukora, ibyo waba urimo byose, udafite discipline nta hantu ushobora kugera. So Tom Close rero ni urugero rwiza rw'umuntu discipline yagejeje kure. Nyine akesha nyeka ko nawe nyine discipline ye afite na success afite
byaramufashije nyine tu, so nicyo namuvugaho. Julius Chita rero nawe buriya Chita tuziranye kuva kera, buriya Chita najyaga mu stage kera, za performance ngo ambwira ngo yigana abantu ahubwo se wigana abandi ngo we umpa amahirwe. Chita tuziranye kuva kera, nawe ni umunyamakuru mwiza, nawe ni umwihirinzi, nawe akaba adakunda umuntu umuzanaho imikino. Shakira aka Gatenga, yenge mwita Gatenga, nawe ni umubyinnyi mwiza w'umukobwa, nawe nkeka ko hari abantu yespira ko nawe ari mu bantu b'abakobwa bazwi cyane muri dance, kandi nawe byahiriye nyine tu, byaje gucamo. Igor Mabano rero nta kintu kinini muziho, gusa nzi ko ari umuhanzi uri talented cyane nyine mu buryo bwose bushoboka. Davis D nawe ni umuhanga, nawe ari mu bantu nawe bazanye Afrobeat mu Rwanda batuma inakundwa, nawe yazanye new sound kabisa, abantu batari no kubyumva neza ariko biza gukunda. Nawe ni G ya fresh, arasabana cyane, so nibyo namuvugaho. That was past one ku mafoto. Titi Brown ni kintu kigutera ubwoba kurusha ibindi? Ikintu kinera ubwoba kurusha ibindi ni umuntu ugambanira undi, ukora ikintu nyine cyakica ubuzima bwa mugenzi we. Ibyo bintu binera ubwoba. Gereza uyifata nk'igihano cyangwa uyifata nk'isomo? Ni byombi, ni igihano ariko n'isomo rikomeye cyane. Ubundi hari abayita ngo University of Understanding. Iyo hageze byose urabimenya. Yego. Nicyo utaruzi uri hanze ukakimenya ugeze muri gereza? Yuko ubuzima bwawe bushobora kurangira mu kanya gato. Buri ubuzima bwa ntabwo bushobora kurangizwa no gupfa. Ariko hari ikintu ushobora gukora ubuzima bwawe bukahita burangira. Bibaze ukoze nk'ikintu bakagukatira imyaka 25. Kubera ko impamvu mbivuze, hari abajene benshi baba bari kwicuza hariya, usanga nyine kubera situation umuntu aba arimo nyine, usanga ikigare ugashanga dusagiye gucuruza ibiyobyabwenge, mumufatiye muri iyo situation, kandi gucuruza ibiyobyabwenge n'imyaka 25 bigera no kuri burundu. Urumva nyine numvaga hari ibintu nyine nakinishaga nyine nashobora gukinisha. Amagambo uvuga kenshi ku munsi ni ayahe? Amagambo mvuga kenshi ku munsi, ndagukunda, ni Imana ushimwe, na ikibazo kirakomeye kuko ubuse wibuka, urumva nawe impamvu banyibutse nyine ngo ndayakoresha, kuko ndasenga, iyo mbyutse ndasenga, nijoro iyo ngiye kuryama ndasenga, buri kintu cyose kimbaho nshima Imana, na ndagukunda of course, and cyataye ko nayo ndi kwibuka pe, ayo ngayo niyo yonyine nibuka, ayandi abafatanye. Nyambo nk'inshuti yawe nka Besto, mwagiranye ibihe byiza, yego cyangwa hoya? Yego, n'ubu turacyabigirana. Ibyinshi byari ku manywa cyangwa bivanzana n'ijoro? Ntabwo tujya duhura nimugoroba, akenshi tubonana ku manywa, nibwo mubona. Ubukene wabusobanura gute? Ubuzima bubi ubukene nta mukene, nta muntu ufunze n'undi ufungiye ku isi. Ubukene niyo depression ya mbere ibaho ku isi. Uzi ko naje gusanga ubukene butera umutima mubisi, kuko ngewe narabibonye, iyo mfite amafaranga mba mfite akanyamuneza, mba numva nkunze abantu, ariko iyo mfite ubukene byihorere. Ubukene ntabwo ari ibintu mani,
Niye myenda utakambara? Imyenda ntakambara, imyenda y'abagore. Nibe biryo utarya? Ibiryo narya ntabwo ndya amateke. Uri guseka iki man? Ntabwo ndya ibihaza, ntabwo ndya umushogoro. Nibyo. So nibyo. Amateke, ibidegede n'ibihaza hamwe na n'intoryi ntabwo nzirya. Kuva kera ndi umwana. Niki wicuza? Nta kintu nicuza ngewe. Niki wishimira? Ikintu nishimira nuko nyine Imana ikomeza kumba hafi muri kariyeri yanjye ya buri munsi, nkaba najya mpanuka ahubwo nkomeza gutera imbere. Niki wambwira tugana ku musozo? Sha ndarushye man, ndarushye man, wansanze maze kwikinira umupira, ndarushye man, reka nitaye, reka bisa kanigire mu rugo.